Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, guhera mu mwaka w'1990 ibimenyetso by'itegurwa rya jenoside byaramenyekanye birirengagizwa. Leta y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga bwigisha ko umututsi ari umwanzi w'igihugu, inkotanyi zitwa inyangarwanda, zigerekwaho ikinyoma cyo gushaka gutsemba abahutu kugira ngo bakangurirwe kwica byitwa kwitabara. Itangazamakuru rya leta nirifatanyije nayo rirabyigisha. Imvaho nimero 868 yo mu Kwakira 1990 yabyanditse gutya: Abanyarwanda bose bazi ko u Rwanda rwatewe n'abanzi. Izo nyangarwanda ziyita inkotanyi zavuye i Bugande zigamije gutsemba no kutwambura ibyiza twazaniwe na revolution yo muri 59. Intambara abanyarwanda barwana n'umwanzi wavuye mu Bugande ntirarangira kuko uwo mwanzi akitubereye ku butaka. Tugomba kumuhashya tukamusubiza aho yaturutse. Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yakoze raporo zigaragaza umugambi n'ibikorwa by'u Rwanda byo gutsemba abatutsi. Muri raporo yo kuwa 15 Ukwakira 1990 babyanditse batya: Abaturage b'abahutu bateguwe na MRND bongereye ibitero byo kwica abatutsi bahereye Kibirira, kandi hari ibimenyetso ko ubwicanyi buzakwira n'ahandi mu gihugu. Ikintu kimwe abatutsi bakeka ko cyabarinda jenoside nuko FPR yatsinda intambara, kandi ibyo ntibishoboka. Mu 1991 General Vare wayoboraga ubutwererane bwa gisirikare mu Bufaransa yasuye u Rwanda, abonana n'umukuru wa gendarmerie y'u Rwanda Colonel Rwagafirita, amutangariza gahunda ya jenoside muri aya magambo: Abatutsi ni banyamuke, tuzabatsemba. Abajandarume bazafatanya n'abasirikare barangize ikibazo cy'abatutsi, abagore, abana n'abasaza hose mu gihugu, kandi ntibizaba birebire, ni bake cyane. General Vare yabikoreye raporo ndetse ubu yanabisohoye mu gitabo. Georges Martre wari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda kuva mu 1989 kugeza 1993 yasobanuriye abadepite b'Abafaransa itegurwa rya jenoside avuga atya ati: mu 1990 byarabonekaga ko hazaba jenoside. Colonel Serubuga, umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yashimishijwe n'igitero cya FPR kuko kuri we cyatangaga urwitwazo rw'iyicwa ry'abatutsi. Gutinya jenoside byatumaga abatutsi bahorana ubwoba. Serubuga yashyigikiye jenoside, aherekeza umujyanama wa Perezida Habyarimana Léon Mugesera iwabo mu Ngororero, bakangurira gutsemba abatutsi tariki 22 Ugushyingo 1992. Mugesera atangaza gahunda ya jenoside muri aya magambo ati: hari inyenzi zohereje abana gufasha inkotanyi, ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba? Ni kuki tudatsemba abo bantu? Tugomba guhaguruka tugakora. Gukora nyakubahwa Perezida wa Repubulika byasobanuraga kwica, ni naryo Perezida Sindikubwabo yakoresheje tariki 19 Mata 1994 ashishikariza jenoside iwabo i Butare. Umugambi wa jenoside waturukaga kuri Perezida Habyarimana ubwe, kandi byatangiranye n'ubutegetsi bwe. Porogaramu politike ya mbere yayitangaje tariki ya 1 Kanama 1973 avuga ko imitegekere y'igihugu izashingira ku bwoko n'uturere. Bivuze ko atarashyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Ku matariki 16 Mata kugeza iya 6 Gicurasi 1976 yasuye prefegitura zose. Perezidansi ya Repubulika isohoramo igitabo ku ngingo y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Habyarimana yaravuze ngo kuri icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi, abo batutsi bashotora abahutu, ntibazi ko imvururu zigarutse aribo byakoraho.